uzabure oya reka mwabantu umeze mubyihorere dukasaza baretse namukubita namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ageshatse akiri muto cyane cyane Yesu kora tukiri mutoya oya ngiye reka umugambi w'Imana nta wamenye wese umugambi Imana ubaye oya mana yanjye mana wowe ukunzi nagenda nkiri muto nyuma y'iminsi 136 n'abanyabantu bayibaze neza tuba tumubarira noneho ubu ngubu izi saha nta n'umwana aragira abantu barahanganye ntago biba bitureba rwose nemera ko bitatureba si bitureba ariko yihanitse barayanura kandi icyo wiyaturiyeho kikubaho akanwa kararema cha Vestine uranengushye wakana we n'ukuntu mana yanjye nimbi bibi reka nkubwire buretse noneho gatoya uri umugore w'umukristo uri imbere mu itorero urakora cyafata ubwambure bwawe ukabushyira ku karubanda ukabushyira muri telefone yawe kandi sabe nigeze kwabwira ngo biriya biganza babarambikaho uburaya buri mu bantu baciye kwa pasiteri divorce ziri mu bantu barambitsweho ibiganza biriya biganza ubwabo babarambikaho biba byanduye bigasanga n'imitima yanyu yanduye bikagenda bigahurirana Imana ikavuga ati ibintu simbihaye umugisha abantu baravuga ngo ntabwo ari byo ariko kandi umutima wanjye ucitse ururondogoro ndumva umutima wenda guturika kuko murinda habire na haturibaza murinda habire ne kugeza ubu muri Canada abyifashe mate kuko tugiye kubona nari ndi kumwe na Nepo w'Urugendo TV n'ubu turi kumwe ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata twaje mu rubanza rw'umusitari Silas Nzabahaye wafunguwe ejo bundi ari mu rubanza rwa divorce n'umugore we tugiye kubona tubona kuri Instagram ya Vestina Nepo niwe wabimbwiye w'Urugendo TV kuki bibona duhise dukora ikiganiro ariko kandi ntabwo birababaje cyane birababaje ibi ni ugukoza soni umupasitoro wo mu itoro rya Eglise des Amis Kicukiro wabashingiye ikindi cya kabiri ni ugukoza soni ababyeyi societe Nyarwanda itoro rya ADEPR by'umwihariko umunsi Vestine asohoka mu itoro rya ADEPR ntagaragarize itoro rya ADEPR uko twavuganye n'umuvugizi w'itoro rya ADEPR Pastor Ndayizeye yaravuga ati ntabwo nigeze mbona Vestine n'umugabo we nta nubwo bageze ku biro by'ururembo rwa Ruhengeri ntabwo bigeze batubwira iby'ubukwe bwabo ngo tubyange rero birita bivuze ngo Murinda Habirene ni ikibazo gikomeye cyane kuri Murinda Habirene hejuru y'aya magambo uyu mwana w'umukobwa yatangaje kandi n'ubyibuka Godfather bakoze ikiganiro kwa Irene Vestine na Dorcas Murinda Habirene bari kumwe Vestine abwira Dorcas ngo wibeshye ugashaka ukiri muto ngo nagukubita harakandi kandi ukiyongereho kora yaravuze ngo urumva